into iyi ni rogo y'umuryango uzamvukaho. Ubu urarebye usanga twiri nanjye gutera imbere uhita ufata umwanzuro wo kunshyiraho iyo nda sufura. Kandi igihe rutambe nambwiye ko naguteye inda nta kintu byabimbwiye. Ikintu nakora twabanda tukarindira igihe umwana akavuka, atavukanye akakantu nk'aka kirisizi nahita amenya ko umukobwa yanuburiye. Ariko mujye muvuga ibintu mwashizemo n'ubwenge. Icyo kari igikomere umwana azakora impanuka ari mu nda. Ariko kafu rima hari ikintu kivugisha amangambure nukubwirwa ko wateye inda niba no kububizi ko wayiteye. Uzi umukobwa gutelefona agiye kuyikubwira mu isegonda rimwe utekereza ibintu nka miliyoni enye. Yesu we, kandi ikiganza imbere ni ukuyikuramo no kwicuza. Ariko njye mba numva ntabyo uri kwicuzaho mu gihe uba wanze kwikingira akira inyungu n'ibihombo nyine bibibamo. Ese ubundi wakikingira gute? Gukoresha kondomu cyangwa ukifata? Reka ibyo sinabikora kandi niwaza umbwira ubusa. Ariko ubundi uretse kubikora ubundi byagutwara iki? Ajajaje ubu namara igihe kinini narafata kuri Yesu akuzwe. Yes, mu gihe ufashe igihe kinini ubikora emera wakira igihe kinini nyine wibera muri mabuso. Yesu we, imyaka magana wibera muri gereza none nuba warugwishigishiye mana yanjye ari kugira bingendekera uko byaratwa ngatangira mituweli mirenge ine y'abana oya y'abasaza. Hanyuma mvisha mvuga abagabo shaka vu sinkubeshye n'ubundi wayo nkurabije n'ubundi mbona bizakubaho. Reka reka jya rutambika vumbi ntuzanyibeshyeho. Mugende mu gikorwa bafite ingengabihe. Ingengabihe y'iki? Wafata ko mbafite ingengabihe kandi jya rutambe nambwiye ko naguteye inda nta kintu byabimbwiye. Ikintu nakora twabanda tukarindira igihe umwana akavuka, atavukanye akakantu nk'aka kirisizi nahita amenya ko umukobwa yanuburiye. Ariko mujye muvuga ibintu mwashizemo n'ubwenge. Icyo kari igikomere umwana azakora impanuka ari mu nda. This is into iyi ni rogo y'umuryango uzamvukaho. Ariko se kavu reka nkubaza akantu kamwe mbaza, ufite nka mushiki wawe hanyuma bakamutera inda, uwo muntu yamuteye inda akayihakana ngo ntago ari we, wabigenza ngute? Ye babo iwacu nta muntu wigeze yiyaho. Uramutse utende mushiki wanjye ukamwihakana rudakuba sinkubeshye no mu mwobo nagusangamo. Uramutse umuteye inda bakakubwira ko wayimuteye eka sha baba mubeshye. Ubu se tw'umuryango wo kwa gikinga mbeho nitwe twaremewe gutera inda twenyine? Oya simwe, ariko ni wowe waba wayimuteye. Reka reka jya rutambika vumbi nta nakemera. Umenye ko ibyo mukorera abana b'abandi bazabikorera nabi wanyu. Don't get me wrong young man, ntuzambone gutyo. Nakubwiye ngo niwe wajya mu mwobo nagusangayo. Uragiye rutambiye nambaye bayinacuro zanjye intekerezo zawe mba nasisikanye. Ariko akakana kimbwa si ukwikina mabi. Mushiki wanjye ari kwimuriza ku rugata karuka, niwe muntu mu rugo rw'iwacu yakundaga umuceri n'isukari ariko ari kubibona agacwiraguye. Nyamuneka urabizi ko akundana na bro wawe yamuteye inda ntabwo byarangira amahoro. Mukuru wanjye ni umuntu w'umugabo ariko yamuteye inda byaba ari ibintu byiza we. Ngagira iki? Amutera inda Sarisa naguri kumva kuntu byaba ari ibirori mani. Ibirori? Oya ni ibyirori ntabwo mvije ibyo mubwiye. Ibirori se baje guca mu marembo nuko umusaba nuko ugira iki? None se Sarisa usibye kwigiza nkana urumva bidashimishije? Bidushimisha. Wavuze ko ari kudutera umuruho nk'ababyeyi. Ababyeyi bandi b'umukobwa. Ariko naragenze ndabona Sarisa nakubanaga nk'umwana turi mu rugero rumwe nawe ufite ingogo y'inkumi ingana kuriya. Oya si uwanjye gusa ni mushiki wanjye. Sha reka njye kureba ko ari ibyo, ariko nsanze ari ibyo turabisereburira waraye. Abisereburira icyo ndetse ntago mwanyira wenda ujye mu mwobo ndagukurayo. Sheri no problem niyo nagutenda amayanjye je twiri excuse nagufashije na kurindi. Ariko mwajye mujyana ubwesukoro hirya. Ubu urarebye usanga twiri nanjye gutera imbere uhita ufata umwanzuro wo kunshyiraho iyo nda sufura. Sheri ntumbwire nabi, ibuka igihe tubikora wibuka n'amasezerano twagirana. Sheri utazaneza amagini. Sheri nongera kubyumva muri ako kanwa kawe. Uyu mwaka sijyana n'icyo gutera inda njyenyene. Iyo nda ntibabuze uyishyiraho. Nyamuneka ndakwiyamye. Wenda nzagutera inda y'amayanjye niteguye kugufasha. Uribika iryo jambo urimbwira cyo kugutera inda rakareka. Ahubwo ndikubona yagiye mu rugo bamaye kigeze. Ihangane ndibigusobanuriye kuri telefone. Hasha wanyibesheho sha. Jita byifashe gute mwana?
meze neza kabisa. Wowe se? Nanjye urebye. Oya ntago ari neza reka kubivuga. Ahubwo se ko mbona amaso yagukanutseho byakugendekeye gute? Sha mwana byorere, ubu nagwanyumva ndi mu bibazo. Wagonze umuntu se? Wapi mane, nuze musheri wanje. Toni. Yego sha, size ngizi amaze kumwe ko namuteye. Bagufunge. Nuko na telefone mfite. Mama magaye 911 bagahita bakujyana. Nta nisono gatera umukobwa w'abandi. Wari nagaje namuteye. Ibaze ko twabikoze incuru imwe yonyene. Mana yanjye, kuki gihe gitaza utangiza umupolisi cyangwa umuribo? Nk'umuntu akagutambikanya, nkagufunga n'imfunguzo nka sita. Nta nisoni. Wandi ujya mu ndaguhururiza. Ariko mana yanjye wemeye ko ibintu bimbaho.